Ni itangazo nkuzaniye, ni itangazo rireba abanyarwanda mwese aho muri mu bice byose by'igihugu, ni itangazo ririnda cyane ubuzima bwanyu by'umwihariko buri muntu wese wigeze yanywa ku kinyobwa cya Salama. Reka nkubwire ko tugiye kubabwira birambuye uko iki kinyobwa biri kuvugwa hanze ko cyahagaritswe, tugiye kubabwira buri kimwe cyose kuri aya makuru mwakomeje kugenda mwumva ku mbuga nkoranyambaga mubona ngo iki kinyobwa cya Salama nticyujuje ubuziranenge. Tugiye kubirebera hamwe byose tugubwire ingaruka abakinyweye bazahura nazo, tunakubwire kandi n'ingaruka byamaze gutera bamwe mu bakinyweye. Ndagushimiye rero wowe wamaze gushyira kuri uno muyoboro ukabasha kwifatanya natwe. Reka maze nkubwire ko uyu ari umuyoboro unyuraho update z'ingeri zose zigiye zitandukanye. Ubwo rero hari kuwa mbere ku itariki ya 20 Ukwakira 2025 nibwo habaye ikiganiro n'itangazamakuru bisobanurwa ko hafashwe ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge cyangwa se ibicuruzwa bya magendu byafashwe mu gikorwa cya Operation Salama ya 11. Nibwo cyabaye muri iki cyumweru turimo ku itariki cyahereye ku itariki ya 12 mu cyumweru cyashibanjirije iki turimo kigeza tariki ya 17 Ukwakira. Ibyafashwe rero byari birimo ikinyobwa gikunzwe cyane hano mu Rwanda. Abanyarwanda benshi ndakeka abanyarwanda nka 60% iki kinyobwa barakinyweyeho. Ni ikinyobwa byumvikanaga ko kiryoshye cyane ariko mu by'ukuri nticyujuje ubuziranenge. Icyo kinyobwa rero nta kindi, ni ikinyobwa cya Salama cyangwa se ji ya Salama, benshi muyizi nka za ji nyine bafunguraga. Ni ji zakoraga cyane ku buryo utabaga wayinywera aho ngaho. Ni ji zari ziryoshye, zari zarigaruriye imitima y'abanyarwanda. Reka mbabwire ko rero kiriya kinyobwa kitujuje ubuziranenge. Nimba hari n'ugisigaranye mu rugo cyangwa se hari n'aho ukizi, gerageza urebe ukuntu wakwirinda kukinywa, cyangwa se abacuruzi mubikure mu mabutike yanyu. Bari guca amafaranga abantu bari kubisangana, bari kubaca amande menshi cyane kuko iki kinyobwa nticyujuje ubuziranenge. Si ibyo gusa rero hafashwe n'ibindi biribwa harimo nk'inyama nazo zitujuje ubuziranenge, harimo n'amavuta yo kwisiga nayo atujuje ubuziranenge n'ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye. Muri iyo operasiyo rero ya 12 yiswe Operation Salama 11 nako nibwo abakekwaho ibyaha bifitanye isano no kubikora ndetse no kubicuruza bagera kuri 72 barimo 14 bo mu mujyi wa Kigali. Muri rusange hafunzwe inganda 4 zirimo n'urwa Jollyland Company Limited. Uruganda rero rwa Jollyland Company Limited nirwo ruganda rwatunganyaga iki kinyobwa cya Salama cyamenyekanye cyane. Uru ruganda rero rukora ibinyobwa by'umutobe nka Salama rwaje gutangwa kuko rukora n'indi produit cyangwa se n'ibindi mu buryo butemewe. Uruganda kandi rukaba barasanzwe rukora Struwaya mu buryo butemewe kandi mu by'ukuri rwemerewe gukora ji gusa, aribwo burenganzira rwahawe. Umuvugizi wa RIB rero Murangira Bitieri yasabye abantu bose ko ababa bafite bimwe mu bicuruzwa ubuziranenge bwa Salama ko babikura mu byo bacuruza ndetse n'ababifite mu bakareka kubinywa kuko bitujuje ubuziranenge. Ntabwo rero yakomeje kubivuga abwira abaturage bose yuko iki kinyobwa usibye no kuba kitujuje ubuziranenge n'uwo bazagisangana mu ngo, mu by'ukuri iki kinyobwa kiraryoshye nta nubwo kinyweye ushobora kumvamo wenda ngo ubyumvishe. Abantu bajya bibeshya bakavuga ngo ese iki kinyobwa ko kiryoshye baragihora iki? Mu by'ukuri isuzuma ryafashwe cyangwa se mu bipimo byafashwe basanze iki kinyobwa kitujuje ubuziranenge ku buryo gifite ubushobozi bwo kuba cyakwangiza umubiri w'umuntu kikamutera uburwayi bugiye butandukanye. Ibinyobwa rero bya Salama bikomeje guhigwa bukware hirya no hino mu ntara zose z'igihugu.
bakaba aho babisanga hose babifata bakabijyana ahabugenewe. Mu by'ukuri abaturage mwese ntimwemerewe kubinywa. Reka nkubwire ko rero aya ari amakuru y'impamo, ni ikiganiro cyagiranywe n'itangazamakuru ku wa mbere wa tariki ya 20, ubwo RIB cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangazaga ko rwafashe ibintu bitemewe, harimo izo ji nyine twabwiye za Salama, harimo n'urumogi narwo ruri mu byafashwe, harimo n'izo situruwaya zitemewe uruganda rwa Salama rwakoraga, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni abantu rero bafunzwe abantu bari bafite aho bahuriye n'ibi ngibi, ndetse kandi n'umuntu bazajya basangana ibi binyobwa bitemewe nawe azajya acibwa amande. Reka nkwibutse gukanda subscribe nimba bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, tukugezaho update z'ingeri zose, amakuru yacu cyangwa se update zose nakagaruka tuzajya tuzikugezaho umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Ndagushimiye rero nimba wakanze subscribe, nimba nawe kandi utarayikanda bigerageze uyikande, kuko aha niho honyine ugiye kuzajya ukora update zo mu bwoko butandukanye, haba imikino, haba imyidagaduro ndetse n'amakuru asanzwe. Ndagushimiye rero wowe tubanye, mukomeze mwirinde kunywa icyo kinyobwa, muticira ubuzima namwe kandi mwari mugifite nk'abagicuruza, mubikure mu byo mucuruza kuko babigufatanye baguca amande. Ndagushimira rero wowe twabanye, ciao ciao.